tubona umukobwa ari kugenda agana aho uyu mugabo w'umukire ari kunywera ikawa. Uyu mukobwa aragiye yicara ku meza ariko yicariye telefone ye. Uyu mukire kumubwira ati hero bitese kuje kwicara hagahaze. Kumbe uyu mukobwa yaje kwicara hangara nta zindi mpuwe afitiye uno mukire kiretse aka telefone ke yarashaka gutwara. Murabona yuko kahise kafata ku ijipo ye kuko yashizeho supaguru kugira ngo iri buze kuhafata. Hirya aho ngaho haturutse umusore araza ahita yimaturaho. Mbega umukobwa yifashe ku kibuno. Mundebere umusore akimara kuyikuraho yahise yigendera. Yaragiye ahita afata ya telefone ayirambika mu gitabo ahita afunga. Baramubaza, we musore bite ibyo bintu ukoze ni ibiki? Uyu mukene ko ari kubwira uwo musore ati ibyo nta kibazo rwose, nta bintu birenze nkoze cyane ko uwo mukobwa ze ntabwo anzi, uwo ni girlfriend wanjye, uwo ni umukunzi wanjye, ndumva nta birenze kumukora ku mabuno. Rwose nta kibazo kiba kirimo. N'umukobwa nawe arikirije neza ari kuvuga ati nta kibazo rwose. Umugabo nta kintu yigeze agira ati amubaza, kumbe uyu mukobwa n'uriya musore bapanze diri y'ukuntu bari buze gutwara telefone y'uyu mukire. Uyu mukire we ntabyo azi, sinzi ibyo yahugiyemo, wagira nta n'ubwenge agira. Yahugiye mu byo kunywa mu karu, bamutwara telefone akanuye amaso. Nuko telefone bayitwaye bayishyira mu gitabo bakirambika mu bindi, ubwo ni muri library. Umusore yahise yisohokeye. Umusore kimara gusohoka, umukino we yicariye mu ntebe nk'ibisanzwe akomeza kwisomera igitabo cye ari no kunywera kawa. Hano ni muri library, n'ahantu baza gusomera ibitabo. Uwo mukobwa yaraje afata cya gitabo bashyizemo telefone. Murebe uwo musore yari yarambitse igitabo impande y'ikindi bisa. Ibitabo bibiri by'umutuku. Umukobwa yarabangatuye abangatura igitabo kimwe cy'umutuku, hasigara ikindi cy'umutuku kuko biriya bitabo byombi byari bisa. Nuko nguko umukobwa yaje asanga umusore hano hanze, aho umusore yari yamutegereje. Ati we bite dore bashana yizanye. Bari bafite amatsiko yo kureba nyine yuko bagiye kureba umuzigo nyine bari bamaze gutwara. Abasamba bari bamaze kwikubira umuzigo w'umukire, bamaze kuwutwara, bararambuye bashaka telefone. Baraheba. Biteze batangiye nyine kurakara. Murandebera mukurikirane. Mbese byarabacanze. Iki gitabo se bite ko telefone igiye hehe? Ati se njye ko ngiye nkafata igitabo kanshakishe nanjye. Umukobwa nawe yarashakishije abona telefone ntayirimo, yumva aguye mu kantu. Wowe kuba wari utwaye umuzigo utwaye umuntu maze wabura ukababara nkaho washoye. Murandebera ibisambo di. Mundebere rwose. Umukobwa yahise asubirayo kugira ngo ajye gufata igitabo kirimo telefone nyirizina. Akimara kugerayo yasanze hari umukecuru uvuye gufata igitabo kugira ngo nawe yisomere inkuru. Umukobwa akimara kuhagera yahise abona cya gitabo, wa mukecuru ahise akijyana. Mundebere rwose. Umukobwa byaramucanze aravuga ati imbigenzi nje gutera. Ako kanyese abona uwo mukecuru ko ari we ukijyanye. Noneho wa musore kumubwira ati reba neza aho ngaho, reba. Kumbe umukobwa we yari yabonye yuko umukecuru yakijyanye kuko gisa n'icyo ngicyo neza neza. Mundebere umukecuru nawe agiye kwisomera, harimo yinywera kawa nta birenze. Umukobwa hano yarazuruye yararakara aravuga ati okay. Rwose yahise aza kuri tebo uyu mukecuru yari yicaye ati mumeze mute baba bantu bakuru? Ati nakicara hano se. Niko uyu mukobwa arimo abwira uyu mukecuru. Ari kumubwira ati se hano hantu byaba ngombwa ko nahicara nanjye nyine tugasomana. Umukecuru amubwira ati nta kibazo wakicara. Umukobwa ngo nuko nguko yicaye. Hagati aho ngaho wa musore nawe yahise aza aho ngaho wa mukobwa yari amaze kwicara hano hicaye wa mukecuru yarafashe cya gitabo kirimo telefone. Barakwereka ukuntu byagenze. Uyu musore yaraje abwira uyu mukecuru ati hello mama, umeze ute? Byiza cyane. Bari gusuhuzanya nyine. Uyu musore arimo aramubwira ati se nkuzanire ka cyayi, nkuzanire agakawa. Barakwereka umukobwa ahangaha
yahise amera nk'ahasunitse ameza azamura mu mugeri kugira ngo ameza agwe hasi kugira ngo cya gitabo nikigwa hasi bahita bagitwara biranga. Umukecuru igitabo cyagifata neza ati nta kibazo sha nta birenze nyine kuba byari bigiye kugwa. Bari kuvuga ati sha wafata gifate sha. Barakoreka umukobwa ari gukurura cya gitabo. Umukecuru aba yamuvumbuye ati mwandekere igitabo. Mwundekere igitabo nge nkunda gusoma inkuru nyine bureke nisomere story nziza. Ati kindi kandi mundeke mutanteza ikibazo. Uyu musore maramubwiye ati reka noneho nkuzanane na kakawa nyine uburanywa. Kumbe ni imitwe bari kumutekera kugira ngo kino gitabo kirimo wa muzigo batwaye bacomoye umukire baze kugitwara. Mundebere rwose izambo hano sinzi ko biri buze kugenda. Umukecuru yabakibumbura akaja arafunga. Uyu mukobwa nawe yari yabuze amahwemo. Kumbe uyu mukecuru yabivumbiye yuko bino ari ibisambo. Yabivumbuye ariko byo ntabwo bibizi kuko nta kuntu baza bari gushaka kino gitabo azi yuko ari mu muzigo uyu mukecuru byanga bikunze arabizi. Nta kuntu nyine yawunyanyagara ahubwo no muzigo. Umusore nuko nguko yazanye kacyaye. Noneho wa mukobwa yamuciriye siritisha kuramo zira rinete simucomoremo maze noneho turebe naho ugira ku byo gushaka rinete natwe tuhite tugifata. Umusore yahise acomora rinete. Ati sorry nabonaga nyine utari bumwe kacyaye na rinete mu mutwe kubera kubaha mu byubahiro byanyu rwose mukecuru. Niyo mpamvu mbaye nzi kubikiye nta kibazo buranywa kacyaye nurangiza ndongera nziguho bongera uzambare neza. Umukecuru avuga ati ntacyo bitwaye n'ubundi nari mfite zindi ntacyo bitwaye. Mbega umukobwa nako sorry bumva bari mbega umukecuru yarabakoteje. Kumbe uyu mukobwa ari guseka nk'uwishimye kumba ari gusekera ku mutsi w'iryinyo. Hagati aho ngaho wa musore yahise abona byanze aravuga ati mperetse icyo gitabo mukecuru. Umukecuru ati ntawe wankorera ku gitabo mundeke mvira ku gitabo. Ntabwo iki gitabo muri library ntabwo kino icyo gitabo cyonyine gya. Umusore ati mpereze icyo gitabo kirimo na telefone. Umukecuru yahise azamura pistole. Umusore agira ati arayamanika. Mundebere n'uyu mukobwa nabo bari bagiye kumurasa. Ati rwose atangira kurya indimi aba dore murareba ukuntu kari kuvugishwa kano gasore. Ati rwose mukecuru nta birenze nyine urareba rwose mbabarira rwose. Uyu mukecuru yabatunze pistole ati nibitagira ngewe rwose ikintu nshaka mwanteje amahane kuva nagera ahangaha ntimwigeze mumpa umutekano turi kujyana kugira ngo nkureke. Ntabwo ndapfa kukureka gutyo. Ntabwo nakureka gutyo kuko nahita nkasatura umutwe ruhanga nkaruterera hasi. Uyu mukecuru nta mikino afite. Mundebere umusore hano yamanitse amaboko kuko aramutse adasabye imbabazi umutwe bawumena. Naka gakobwa nako yese avuga ati kugira ngo nkubabare nshaka amadolari 200 kugira ngo nkureke. Nuko nguko umusore yagize ati arayazamura ayahereza uno mukecuru. Yese ayahereza uyu mukecuru tishampereza yo wanga kuyama ngo nkwereke ibintu ndakukorera nkahita nguhanyoko. Uyu mukecuru rwose ntabwo yoroshe. Umukecuru yahise yibikira inoti ze arangije kugira ngo yemeze uno musore yahise azamura umwuka muri no pistole. Murareba yahise azamura umwuka ari kurasa umwuka nyine hari kwizamukira mu muriro bikwereka yuko nta sasu ririmo. Umusore yarababaye ati none afata icyo gitabo. Ese gitabo warushaka ngaha kera cyane fakwa niboneye amafaranga bintwaye iki. Igitabo uwo musore yarakijyanye abumbuye igitabo yaracanganyikiwe yasanze ya telefone ntayirimo. Mundebere rwose. Kumbe uyu mukecuru yikuyemo kare abangaba batabizi. Ati rero mukecuru none kungwaye amafaranga yanjye telefone yari iri muno iri he? Ati rwose reka nkubwire wa musore we. Hari icyo utazi njyewe ntabwo ibya telefone bindeba. Sinanzi iki narimo jyana igitabo cyawe ibyo bya telefone
umenye yuko njye ntabwo mba naje gusoma telefone, ntabwo kandi ibitabo byose biba birimo telefone. Ibyo bya telefone kandi ntabwo biba ngombwa yuko wabitse telefone umungumu ku buryo ukuze ukumbaza telefone. Ati se uraza ukabika telefone muri library, ibyo bintu bishoboka bite? Ati shamvana amatejwe. Umusore kumubwira ati umukecuru wampereza telefone. Ati hubwo nucunga nabi urahura n'uruva gusenya hano. Umukobwa nawe arimo aravuga ati rwose uyu mukecuru niwe watujyaniye telefone kuko kino gitabo niwe waje kugifata. Uwo mukecuru arimo arababwira ati ari kubanza mutumva, banza nta n'ubwenge mugira mwaba wa musore n'umukobwa we. Mundebere rwose ari kubabwira ati rwose mwebwe ubanza nta n'ubwenge mugira. Abantu bazima nkamwe muza kumbaza telefone ngenda umubitsi wanyu. Umusore yataye umutwe. Ukuntu rwose bari bayicomoye umukire babanje guteka imitwe kugira ngo baze kuburira telefone. Inzira byaciyemo bari gutekereza ukuntu banyuze hirya no hino kugira ngo batwarira telefone bakumva ntibibaho. Twate rwose uyu mukecuru niwe uyifite, uyu mukecuru niwe utangiye kuyijyana. Uyu musore ari kumubwira ati rwose mukecuru icyo nshaka ni telefone y'umugumu. Gute wanjyana amafaranga na telefone yari umugumu ukayijyana? Uwo mukecuru ari kubabwira ati reka mbabwire wa mwankozi z'ibibi, njyewe ndabarindira. Hagati aho ngaho haje umwuzukuru w'uyu mukecuru. Yaje ari kuhamagara ati umeze ute nyogoko? Byiza cyane, mbega byiza. Nawe ari kumubwira ati se nawe hano hantu urahazi waje gusoma inkuru hano? Ati rwose nkunda story, nkunda gusoma inkuru cyane. Uyu mukobwa yarashatse guhaguruka ariko bahita bavuga ngo icara sha. Hagati aho ngaho wa musore bahise bamufatana uyu mukobwa baza kumwambika amapinga ati sha mwebwe muri ibisambo mwari mwatujyaniye telefone, ni mubajyane. Barakwereka uyu mukobwa batangiye kumwambika amapinga. Uyu mukecuru byose byabaye abireba arabihorera kugira ngo ashitse kubagwisha mu gatego. Umukobwa nuko nguko bamushyizemo amapinga, umusore nawe bamujyanye. Umukecuru nawe ari kubisekera, ari gutekereza uburyo ajyanye amadolari 200. Ibindi byo bikaba bigiye kurya umunyururu, byagambaniye kwibaga telefone ku mwuzukuru we birakabura. None nuko nguko bagize bate babitambikanye. Twirinde kwiyo, twirinde guhemuka, ibyo ngibyo ntabwo biba ari byiza. Umukecuru yizamuriye inoti ze arishima rwose ati mbega arara. Ahubwo waje arahora ahangaha rwose yaje araharonkera. Yarishimye cyane. Hagati aho ngaho mwuzukuru yaragarutse aramubwira ati se buriya ibi bintu byose byabaye ahangaha uri kunywa ka cyayi nabirebaga, niyo mpamvu nanjye navuze ntindagukorera ikintu kizima. Uyu mwuzukuru we yarishimye. Mbabwira ngo agasobanuye kacu k'uyu munsi karangiriye ahangaha. Abantu mwamfashije kubana nanjye tukarebana agasobanuye k'uyu munsi, muri abantu b'ingenzi, mwakoze cyane. Tuzasubira ubutaha kandi mujye mukomeza gukanda subscribe, like ndetse na share na comment.